Ese wari uzi ko imibonano mpuzabitsina ikozwe neza ari indwara ishobora kuvura? Ubusanzwe imibonano mpuzabitsina ikozwe ni igikorwa burya gikorwa akenshi hagamijwe kwagura umuryango ku bashakanye, ndetse akenshi ugasanga binakorwa n'abatarageza igihe cyo kubaka urugo cyangwa se bakaba banabikora mu buryo butemewe n'amategeko. Iki gikorwa rero usanga abantu benshi gishobora kubahuza bakagikundaniraho cyangwa se kikaba cyanabatandukanya. Gusa ariko nanone kikabasha kugira umumaro munini ku bagikoze barashakanye ndetse n'ababikora batarashakanye, kuko abashakashatsi berekana ko nanone ari ngombwa mu buzima. Gusa icyo umuntu yakwibandaho cyane ni uburyo bikorwa, kuko usanga hari ababikora batabanje gutegurana ngo biyumve mu gikorwa mbere y'uko batangira, ari naho hava gushwana cyangwa se kutaryoherwa. Ariko by'umwihariko hakaba ari n'ibyo burya iki gikorwa cyo guhuza ibitsina gishobora kuba cyafasha ku buzima bw'ababikoze mu gihe bikozwe neza kandi mu gihe gikwiye. Muri ibyo bikorwa ndakubwira bimwe mu byo bishobora gufasha. Icya mbere nakubwira harimo nk'umunaniro wo mu mutwe cyangwa se twita stress. Abahanga mu bijyanye n'imyororokere bavuga ko iyo igikorwa gikozwe neza, cyateguwe neza, gisigira buri wese mu bagizemo uruhare kumva aruhutse mu mutwe ndetse nta mavunane. Mu gihe bikozwe nabi burya ngo bishobora gutuma ababikoze bagira n'ibibazo byo mu mutwe cyangwa kurwara umugongo n'ibindi. Nanone kuvura burya gukanyarara k'uruhu. Bitewe n'uburyo iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gituma abagikora baruhuka, ngo bituma burya ngo imitsi irambuka, amaraso agatembera neza ndetse n'ubwonko bugakora neza, kuko nta kiba burya kibubangamiye. Abashakashatsi bavuga ko abantu bateguranye neza bakinjira mu gikorwa ndetse bakanabikora neza, bituma wumva umubiri ubohotse ndetse urambutse nk'umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri isanzwe yarangiza akiruhukira. Burya nanone ibi bintu birwanya ubusaza, bitewe no kuba iki gikorwa gifasha mu kuruhura umubiri ndetse no gutuma abagikoze bumva bakeye ku mutima no ku mubiri. Abashakashatsi bavuga ko ibyo byose bituma ababikora neza bikwiye bahorana iyoyo, ndetse bikaba byatuma batazanasaza vuba. Nanone ikindi nakubwira burya ngo birwanya indwara yo kubura ibitotsi. Indwara yo kubura ibitotsi ni nk'ikizira ku bantu bamaze gukora imibonano mpuzabitsina, bitewe n'uko umubiri uba wumva wirekuye ndetse umaze kubona icyo washakaga. Ikiba gisigaye burya ni ukuryama ugasinzira, ndetse umuntu akabasha kubyuka yaruhutse neza cyane. Nayo mpamvu burya gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo kuryama bifasha gusinzira neza. Guhangayika nanone burya ikintu gishobora kuvura indwara yo guhangayika. Abahanga mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bavuga ko iyo umuntu burya ngo yihebye cyangwa se hari ibyo yumva bitagenda neza mu mubiri we muri iyo minsi, aramutse burya abonye uwo baryamana, ibyo bihita rwose neza byibagirana ndetse akumva araruhutse, kuko aba yagize kuko burya biba byagize icyo bihindura mu buzima bwiwe. Ikindi nakubwira ariko nanone ngo nubwo imibonano mpuzabitsina iruhura ikanafasha umubiri w'umuntu gukora neza, ntabwo twakwirengagiza ko bishobora none gukurura ingorane ku gihe bidakozwe neza. Zimwe mu ngaruka zo gukora imibonano mpuzabitsina idateguye neza harimo kunanirwa mu mutwe, kwiheba, kugira umushiha, kuribwa mu kiziba cy'inda, kwigunga ndetse no guhora wumva ushaka uwo mwakorana imibonano mpuzabitsina. Nubwo burya urubuga rwanyu Hot Time TV burya tuba tubaye inama zigiye zitandukanye ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, none ikindi nakubwira burya nakwibutsa yuko urubyiruko nanone abandi cyangwa se n'abandi bantu batarageza igihe cyo gushinga urugo, ko atari byiza burya kwishora mu mibonano mpuzabitsina igihe utabyemerewe, kuko burya bishobora no kukuviramo ingorane nyinshi cyane. Ngaye nguko rero yari Hot Time TV, turabakunda cyane. Ukande subscribe nimba unyurwa n'ibiganiro tuguhereza, kugira ngo n'ubutaha ujye ibiganiro byacu. Like, share na comment, uramanuka hasi duhereze inama yawe, icyifuzo ndetse n'igitekerezo. Ikaze, turabakunda cyane.